bwanditswe na Luka igice cya 13 turasoma duhereye ku murongo wa 22 turagaruka no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo dusoma ibice 7 naho turahasoma imirongo 2 hanyuma Imana idushoboze mu mwanya dufite tuganire kuri ayo magambo duhereye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 13 twatangiye gusoma rero duhereye ku murongo wa 22 reka dusome. Ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha ari mu nzira agiye Yerusalemu, umuntu aramubaza ati databuja mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Imana itugirire neza. Matayo noneho ibice 7 impapuro nkeya cyane. Matayo ibice 7 tugiye guhera ku murongo wa 13. Numva mwatinze kandi ari muri Matayo, mureke some muraza kuhasoma mugeze mu rugo. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Amen. Numva twaba turekeye aho gusoma. Imana idufashe kugira ngo twumvire ijambo icyo rishaka kutubwira. Ni ijambo dusanzwe dusoma, ntabwo ari ijambo rishyashya. Ni ijambo dusanzwe dusoma ariko numva ryabaye rigari mu mutima wanjye. Ndimo ndasaba Imana ngo numve isobanuriye uko twariganiraho muri iki gihe tuba dufite hano. Umuntu yabajije Yesu ikibazo, niho twahereye hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Byatangiriye ku kibazo umuntu yabajije Yesu. Uwo muntu yarakurikiye areba uko yigisha mu biroreraho, arakurikira inyigisho. Waramubaza ati ariko abajya mu ijuru ni bake? Yesu ntiyamusubiza imibare. Numva ko umuntu yarazanye imibare. Ntabwo Yesu yashubije imibare. Wahita amubwira ati wenda ni 2,000 byiga nube muri abo. Nigeze amubwira ati ni 16 kandi tugejeje wenda kuri 15,200. Undi yarazi ko ahita amubwira ati imibare imeze iki. Yesu amusubiza imibare, ntiyamusubiza imibare kandi atari uko yabuze igisubizo, ahubwo aramubwira ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Haleluya. Amen. Mugire umwete wo kugira wo kunyura mu irembo rifunganye. Ari nayo tuza kugira intego y'ijambo tuganira. Hanyuma nibajije ibibazo wenda nka 3 biremeye dukurikije ubutumwa bwiza turimo twumva cyangwa se inyigisho turimo twumva muri iyi minsi. Umuntu ashobora kwibaza atari ko Yesu asubiza uyu muntu gukizwa biracyari ubuntu dukurikije igisubizo yatanze. Umuntu aramubaza ati abakizwa ni bake? Nawe asubiza ngo mugire umwe wo kunyura mu irembo rifunganye, kuko benshi bazashaka kurinyuramo bagasanga igihe cyarangiye. Ubwo agakiza karacyari ubuntu. Icyo ni ikibazo umuntu akwiye kwibaza. Nawe murakibajije? Umuntu yahita yibaza ati ko batubwiye ko agakiza ari ubuntu, nibyo cyangwa ntibikiri? Dukurikije uko Yesu yashubije. Ikindi kibazo umuntu ashobora kwibaza akurikije uko Yesu yamushubije, urasanga ahita amusubiza ibintu bibi. Umuntu yarabajije imibare y'abajya mu ijuru, Yesu ahita amusubiza ko hari abajyayo n'abatajyayo. Twamushubije se? Yaramubwiye ati ese abajya mu ijuru ni bake? Undi aramubwira ati hari abajyayo n'abatajyayo. Baramubwira ati hari irembo rifunganye, ariko nimutagira umwete abantu bazifuza kuryinjiramo igihe cyageze gute cyarangiye. Muri make aramubwira ati mu ijuru abajyayo si ngombwa umubare, hari abajyayo n'abatajyayo.
nicyo cyabaye igisubizo. Hanyuma rero iki kibazo nacyo umuntu akwiye kugitekerezaho umwana. Niba hari abajyayo n'abatajyayo, umuntu yabyitwara amati. Reka ngaruke ku cyane. Ese koko ukizwa n'ubuntu dukurikije ibintu Yesu yashubije? Ukizwa agakiza n'ubuntu pe. Nta n'ikintu wabona ukagura kiba. Ntacyo watanga gukizwa, cyane ko Imana ntacyo twayiha, n'ibyo dufite byose ni ibyaha. Nta nubwo dushobora kubigira byose, tugiraho bike. Niyo twateranye ibyo dufite byose ntibingana n'iby'Imana ifite. Agakiza rero kaba ubuntu, kuko nta kintu ushobora kukagura. Ikindi, agakiza kaba ubuntu kuko nta wigeze akura Yesu mu ijuru, nta n'uwabisengeye. Yesu yaje ku bushake bw'Imana, ndetse Bibiliya ikavuga ngo Imana yabigambiriye isi itaragira itararema. Ntabwo rero isi yaba itarabaho ngo tuvuge ko hari uwayihaye ikiguzi cyo kugira ngo itange umwana wayo. Agakiza rero ni ubuntu, ariko ni muri rusange. Kuri rusange, kuri jye nawe, nta kintu twatanga ngo tubone agakiza. No kuba ari wowe wakijijwe, haba mu Rwanda, haba mu muryango wawe, haba ku isi yose, wasanga atari wowe wari mwiza, atari nawe wari ufite ingeso nziza, nta kintu wari ufite cyakwemeza Imana gukiza. Ndimo ndavuga ko ukijijwe, ntabwo uvuga ko usengera, ndimo ndavuga ko umuntu ukijijwe. Kuba warakijijwe rero, nta kintu na kimwe watanze wasanga byose ari ubuntu. Ariko agakiza iyo kamaze kuba ubuntu, ntabwo kazakomeza bikomeza biba mu buntu ngo n'uwagahawe agafata nk'ubusa. Ubuntu n'ubusa ni ibintu bibiri bitandukanye. Niyo mpamvu iyo usomye, reka wenda mpita n'inzira mu isezerano rishya, ariko rero no mu isezerano rya kera wagenda ubona ko Imana yatoranyaga umuntu ntacyo yitaye, ariko nyuma yo kumutoranya ikagira ibyo imusaba. Niba yaranatoranyije Aburahamu, ikamutoranya n'umuryango we n'urubyaro, ntabwo abo mu rubyaro rwa Aburahamu bose binjiye mu isezerano rya Aburahamu. Icyo mvuze nicyo, cyangwa se abo mu rubyaro rwa Aburahamu bose bari mu isezerano rya Aburahamu? Ntabwo bari mu isezerano rya Aburahamu. Hanyuma iyo usomye rero mu isezerano rishya, ugasoma mu butumwa mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito mu bice bibiri uhereye ku murongo wa 11, uzasanga Pawulo yandikira Tito amubwiramo ubwo buntu, abuvuga aravuga ngo kuko ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Urumva atemeranya n'ubuntu cyane, kandi Pawulo niwe mwigisha mukuru w'ubuntu. Nta handi wasanga inyigisho z'ubuntu nko kwa Pawulo. Aravuga ngo kuko ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, ariko ahita akomerezaho aramubwira ngo ubwo buntu iyo buje butwigisha kureka kutubaha Imana. Iyo ubuntu bugeze mu bumuhindura, haleluya, uhita bugira ibyo bumusaba, ngo butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, ngo bukatwigisha kugenda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha aribyo kuzaboneka kwa Kristo. Urumva ubuntu buzanye amasomo, usomye wasanga ari amasomo agera nko kuri 7 azanywe n'ubuntu aho bwamaze kugera. Uhita ubona rero ko uyu munsi y'ubuntu utarakugera n'amasomo yabwo ntiwayashyikira. Niyo mpamvu Yesu bamubajije batajya mu ijuru niba arabwira ati ahubwo nimugire umwete wo kunyura mu irembo, nibwo uzahita usobanukirwa ibyo kujya mu ijuru ibyo ari byo. Iyo ajya kumubwira iby'imibare nta kintu uyu muntu ari gutora, ariko aramubwira ati injira mu irembo, nugera mo imbere uramenya uko bajya mu ijuru. Ntabwo ikibazo ari imibare, n'ikibazo si urusengero usengeramo, si uko turi benshi cyangwa turi bake, ahubwo injiramo umenye uko bajya mu ijuru, umenye niba ari bake cyangwa umenye niba ari benshi. Aramubwira ngo ubuntu ugenda buherekejwe n'amasomo yawe, aho bwageze ntibibazo nk'ibi.
uhora uvuga uti Mana mfasha kugira ngo mbe njyayo, Mana mfasha kugira ngo nkore ibituma njyayo. Ntabwo wirirwa ubyigana no kureba abandi ngo se na runaka nawe ubusa turi bakeye cyangwa turi benshi. Hanyuma rero twikomereze ya nyigisho rero ngo rero subiza ikibazo cya mbere. Ikibazo rero cya kabiri, Yesu atamusubiza ko hari abajyayo n'abatajyayo. Iri jambo Yesu yamushubije si rishyashya. Iyo usomye muri Bibiliya usanga buri gihe inzira ebyiri ziri imbere y'umuntu. Izi nzira ebyiri zihora imbere y'umuntu. Ntabwo Yesu yarazanye inyigisho nshyashya, yarazanye inyigisho basanga yuko imbere y'umuntu hari inzira ebyiri. Usomye muri Yeremiya 28 wasanga izo Imana ivuga ngo Yeremiya bantangariza ko mshyize imbere yabo inzira ebyiri, imwe ni y'ubugingo indi ni y'urupfu, ngo bahitemo. Izi nzira zihora imbere y'umuntu. Usomye mu gutegeka kwa kabiri izi nzira wazihasanga. Ni inzira zihora zigendana n'umuntu. Muri bwa buntu rero Imana yatugiriye yasize mu ruhande rundeba. Muri bwa buntu bw'agakiza bwa rusange harimo uruhande jewe rundeba. Ntabwo Imana izamuha ubuntu ku ngufu, ahubwo ubu buntu ni njye uzabwiyegereza, ni njye uzabuhitamo cyangwa ngire mbuhakanire. Ubwo ni rwo ruhande umuntu yasigaye, kandi ntabwo urwo rwazanye n'igihe cy'ubuntu gusa. Guhera kuri sogokuruza wacu Adamu na Eva, bombi izo nzira zari imbere yabo, ikababwira ngo iki ni igiti cyo kuryaho, iki ntimukagire gute. Ubwo izo nzira ni zingahe? Niba ufite uburenganzira bwo guhitamo, ni umusoromo. Nasoroma kuri iki biramugirira umumaro, nasoroma kuri kiriya ubwo ibiri buvemo nabyo arabyirengera. Izo nzira ebyiri zarakomeje. Hanyuma rero Yesu rero ajya kwigisha ku by'izi nzira. Aravuga ati mbere y'umuntu rero hari inzira ebyiri. Nubwo zaba ebyiri, intego yacu iravuga ngo tugire gute? Mugire umwete wo kugira gute? Wo kunyura mu irembo rimeze gute? Kuko inzira ari ngari ijyana abantu mu irimbukiro. Natangajwe n'izi nzira ziteye ubwoba. Ajya nifashisha ingero nibaza ibibazo. Murabona ukuntu turimo twubaka mu buryo bugezweho. Hari Bugande bo bagiye kububaka, iyo umugande yashyizeho igipangu ashyiraho urugi cyacu twita portail, bagashyiramo akugi gatumamo. Bugande bagashyira ku ruhande, hano twe tugashyira ku ruhande. Murabizi Bugande kabamo hagati hano, kandi kabari gato ku buryo ushaka kwinjiramo uhagaze. Bisaba ko ubanza kunama kugira ngo kanyure. Naho rero Yesu ajya kuvuga iby'izi nzira, muze gufatira kuri icyo giportail. Nubwo nta kiri hano ariko mugishyire mu mutwe, muse nk'abagiye kuri portail nyuma yayo. Ndagira ngo twumve neza izi nyigisho neza. Munyarukire nyuma ya portail, wasuye kwa kanaka ufite igipangu, ugiye kwinjira, mube muhagaze inyuma y'igipangu. Noneho Yesu agiye kuvuga iby'izi nzira rero, aravuga ngo hari ikirembo kigari cya giportail kimwe gicamo imodoka n'akandi k'abanyamaguru. Noneho urahageze usanze ak'abanyamaguru karakinguye n'ik'imodoka kigize gute. None arimo arakubwira ngo gira umwete wo kunyura mu kabande, mu k'abanyamaguru. Urumva akabaza ahantu kari, ik'imodoka kirakinguye. Icya kabiri kandi giteye ubwoba, ngo kirimo kiranyurwamo n'abantu benshi, kandi kukinyuramo bigize gute. Akandi ni ukujya gusesera, ukajya gukata, ukajya kunama, karaha. Ikindi kiraha. Ese umuntu akora ujya gusesera hariya ntabwo yakwita umusazi. Yavuga ko umutwe ariho akora neza, umuntu asanze yakinga. Uyu nguyu arakomeye neza mu mutwe, ubu ntafite ibintu yihishahisha. Uzi ko bashaka gutangira kugukeka no kuguperereza. Urimo winjira, urahunga irembo ukajya. Niko urugero rwa Yesu rumeze. Aravuze ngo irembo rirahari ni rigari,
abarinyuramo ni bangahe? Benshi basirimutse basobanutse barimo baragenda mu irembo kandi ni benshi. Ngo kandi nako karaho ku ruhande abakanyuramo icyane ni bake. Wanakanyuramo kakaba kagize gute karanaruhishe ujye kwirushya. Icya kabiri nta n'uwo mujyanye ugiye wenyine. Urumva muri kariya nta n'umuntu wakubwira ngo turi kumwe, nta n'uwaguha amashyi. Arahari ko ari bake se niyo bayakoma ntiyakumvikana. Nta n'uwakubwira ngo kuraje arakubwira n'ikiza ko ari bake. Nta ariko aha ni benshi, abahanyura ni benshi kandi bamwe barahanyura mu buryo buboroheye. Ubwo turacyari ku marembo kandi ingorane bene data bipfira ku irembo. Muzi ko bipfira ku irembo ariko uhushije irembo n'inzira urayihushije, kuko nubwo porutaye yo yinjiza abantu ahantu hamwe aho bitandukaniye. Yesu yavuze irembo, amarembo abiri avuga n'inzira zingahe. Yaravuze ngo unyuze mu nzira ngari ngo ujyana abantu hehe. Ni naho ikibazo kiri. Iyo unyuze mu irembo rigari uhita unanyura mu nzira ngari kandi na destination yawe cyangwa se icyerekezo uba wagifashe byarangiye. Iyo unyuze mu gatoya nanone, iyo unyuze mu karembo gatoya ntushobora kugaruka muri gari. Iyo uyabona yegeranye wibwira ko biza kugera imbere bigahura, ariko nta hantu bihuriye. Harimo igikuta gituma nta n'umenya amakuru yo hakurya. Iyo bipfiriye hakwire ariko ubwo turajyana ko nta bazamu Yesu kumwe turacyari kumwe. Iyo bipfiriye hakwire biba bipfuye burundu. Nukuvuga ushobora kumara imyaka nka 40 hano mu Gakinjiro warahushije irembo, ubwo uracyakomeje hamwe wanyuze. Kugira ngo ibintu bikunde birasaba kugaruka ukongera ugakemurira ikibazo hehe. Ni ku irembo honyine, ntabwo wakurira igisika kirimo hagati, ntabwo cyuri kirabujije. Tujya muri Israeli bageze ahantu Jordania igabana na Israeli kubera guhora barwana. Rero Omiras ihubaka igikuta igishyiramo amashanyarazi ya haute tension. Ndavuga ngo Israeli hageze afatwa no muri Jordania yaje afatwa n'umuriro wabikemura gusa. Ariko ndimo soma iby'izi nzira byanyibukije icyo gikuta n'ibindi ntako bimeze nacyo kirimo umuriro wo mu rwego rwo hejuru. Ufashe nta kintu ushobora kujya hakurya, ntabwo wajya hakurya. Iyo utabikemuriye ku irembo biba bipfuye. Abajya mu ijuru ni bake. Ntabwo ari ikibazo cy'ubuke, ahubwo hari inzira ebyiri. Umva uko yashubije. Kujya mu ijuru si ikibazo cy'ubuke, si ikibazo cy'abajyayo uko bangana. Utaza kuvuga ngo iyo Yesu aza kumusubiza ko ari benshi yari guhita utuvuga ari benshi nanjye naje. Yamubwira ko ari bake ntabwo yari guhita avuga tuvuga ari bake nanjye ndabizi. Yaramubwira ati ahubwo hari inzira ebyiri, gira umwete wo kunyura mu irembo rigize gute rifunganye. Ntabwo ari ikibazo cyo kujya aho benshi bari, ahubwo ni ikibazo cyo kumenya icyerekezo uri mu cyamicari. Irembo winjiyemo rirakujyana hehe, inzira uri mugenderamo urumva icyerekezo ari kihe. Kandi bene tubwirizanyije ukuri, ntabwo ushobora kuyoboka icyerekezo urimo. Oya watubeshye ariko ntiwabeshye umutima wawe ngo uyoberwe icyerekezo urimo icyo ari cyo. Icyerekezo cyatunganye urabimenya muri wowe ko kigize ko gitunganye. Iyo byakunaniye uravuga reka mpfire n'ahangaha ukamera nka wa mwami wihanganiye mu igare. Ntabwo atugamba rukomeze reka ashinyirizemo, ariko nanduka ko byarangiye nimugoroba. Ntabwo byamaze igihe, ntabwo yaje kurangizanya,
n'urugamba. Inzira ebyiri. Zaburi ya mbere nayo uyisoma urongera ugasanga n'izo nzira ebyiri. Yahindi itangira kuvuga ngo hahirwa. Ugeze ku murongo wa 6 naho Imana haravuga ngo kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ngo ariko inzira y'umunyabyaha yizarimbo. Urumva za nzira ebyiri zitagaruka. Ahantu henshi nagusomera muri Bibiliya ugasanga izi nzira zihora imbere y'umuntu, kandi bihita byinjira no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Iyo ubyutse mu gitondo izi nzira ziguhagarara imbere. Iyo ugiye gusaba akazi izi nzira zirahagarara. Bakakubwira ati abantu ugira utya, inzira zigahita zihagarara. Nabyo urabyibaza. Iyo ubaye mwiza cyane n'izi nzira ebyiri zitazi guhagarara imbere, kuko abagabo abasore baraza bafite amafaranga n'abafite, abafite menshi n'abafite make, inzira ebyiri nazo zikahagarara. Bakaza baturi mwiza urasa nabike bakavuga, ukavuga ariko nemera ibyo bavuze, ngume mu gakiza. Inzira nizingaho ubwo se ebyiri, kandi warugize umugisha wo kuba uri mwiza. Nanone ubaye mubi nazo zirahari, nabwo zirahari. Nacyo ni ikindi kibazo. Uramutse ariko ubundi ubungubu Imana yandemye inaniwe, nabyo ibindi bibazo. Nabo inzira zirongera zikaza zikaba zingana. Iyo ukize ziraza, iyo ucanye ziraza. Ariko Yesu aravuga ngo mugire umwete wo kunyura he mu irembo rifunganye. Icyiciro waba urimo icyo ari cyo cyose, gira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Bikemurira hariya ku irembo. Kandi izi nzira Yesu azivuga muri Yohana yaravuze ngo ni irembo ry'iki. Urumva ngo yabaye n'irembo kandi aravuze ngo ni irembo ry'iki. Uwinjira muri iki azabona urwuri. Haleluya. Aravuga ngo winjiye muri iki ukinjira muri irembo uragenda ukabona iki? Urwuri. Arangije arongera abwira abigishwa ngo ni nzira n'ukuri n'iki. Nta ujya kwa Data, nta mujyana. Urumva iyo ugezemo, iyo winjiye muri iryo rero ugeramo ugahita ubona inzira, ukaboneramo urwuri, ukaboneramo ibikenewe. Haleluya. Inzira igatangira ikora. Icyo akora uri inyuma byo ukiri ku irembo, ako karembo bidashimisha, ntabwo gashamaje. Iryo rembo ni ritoya. Ndetse hari aho yageze muri Matayo 16 aravuga ngo ni ukwiyanga ukagira uti ukikorera umusaraba. Ndetse ahandi arongera abwira wa musore wari uje kumureba w'umutunzi, muri kuko yamushubije, yaraje amubaza iby'amategeko n'abamubwira iby'ubwami bw'Imana. Aramubwira ngo ndimo ndagera aho bisoreza, aramubwira ngo bikomereye umutunzi kwinjira muri ubwo bwami uri mu mbazi, kuruta uko byakorohera ingamiya guca mu zuru ry'urushinge. Urumva ku irembo habera ibintu byinshi. Ibituremburiza ku irembo ni byinshi. Naha twicaye mu nzu y'Imana ubu hari birimo birembuza abantu babuza kwinjira mu irembo rifunga. Akavuga ati mfashe icyemezo. Ubu hari umaze imyaka n'imyaka ari muri gari, yaza yakumva amagambo nk'aya tumufashe icyemezo cyo kunyura muri fungane. Ashira akanya ariko se n'urinyuramo bya bindi na za gahunda wari ugeze. Atoya ati nawe ubutaha. Biragoye. Ntuza kubyumva n'ibintu byoroshye hakwire. Niba Yesu ajya kuvuga ngo biroroshye kwingamiya kwinjira mu zuru ry'urushinge, nuko abizi ko bigoye kandi bigoraniye muri twebwe imbere. Ntuhite utekereza kuri bya bigeragezo, biriya bigeragezo Imana irabishoboye, n'ibya Yobu yarabirangije. Ntabwo ikibazo kiri mu bigeragezo, ahubwo ikibazo kiri mu gufata iki cyemezo n'amajwi arimo akubuza kugifata. Somye mu gatabo k'umugenzi ho usanga Mukristo yaramaze igihe kirekire atarinjira mu irire. Yamaze igihe cyagiye cyose ari kumwe n'abanyamugirya n'insuko yari yarinjiye se, anyura mu isayo gahinda gasanze yari yarinjiye se, ahura n'umwicisha amategeko se yari yarinjiye. Muzi urugendo yagenze ko rwabaye rurerure, ngo agiye no kuhinjira ageze ku muryango wasanga abantu barasa
ngo barabanje baramuteguza. Umubwiriza w'ubutumwa aramubwira ati umva tansiyo, k'uyu muryango umuntu ahanyura yiruka, barakurasa, iyo ushize ubwoba urakomereka, ariko nawe urabakomeretse ukabugezemo imbere. Ngo ahageze asanga babanje neza, barasacamo, ngo bagezemo imbere, ahita aririmba indirimbo, kuko byibura abashije kwinjira muri ako kabyaro. Ntabwo ibintu bigoraniye aha ku muryango, kandi uzasanga abantu benshi mu madini bari inyuma, baheze inyuma y'igiporutari, abatiza nce hano nca, akajya muri gari yagira amatangazo mfite kuri iri ritajya, akongera akagaruka akayahagarara imbere, ncaha. Ibyo ni byo duhoramo buri gihe. Ariko nkomeze gutya urimo murabyumva. Navuze ngo wowe n'ukuntu numva nabisobanura, ariko munyabugenda biza buhoro. Reka ngaruke gato. Kwiri rembo byasabwa gukora iki? Kwiri rembo inshingano yanjye hari ni igihe. Inshingano ya mbere mfite niyo guhinduka, kwemera guhinduka, kwemera impinduka. Yesu yazanye ubutumwa buzana impinduka, ntabwo Yesu yazanye ubutumwa bw'uko abantu baguma uko bari bameze ngo babatangarizwa ko kujya mu ijuru ari ubuntu. Yazanye ubutumwa bugera ku muntu ugatanga impinduka. Iyo utemeye izo mpinduka rero ibyirire ubwo biba byakugoye. Nicyo cyatumaga buri gihe ahorana impaka n'abari abafarisayo, akabwira ati rero amategeko yo murayazi n'imihango murayikora, ariko nta mpinduka. Muri ku munsi haza wa mugore wasambanye, bafashe asambanye, baramubwiye bati itegeko rya Mose riratubwira. Numva batari mu itegeko neza se? Bari kandi Yesu yari afite ibibazo bibiri biremeye. Kuvuga ngo bicuriya muntu byasobanganyaga inyigisho Yesu yari amaze iminsi abigisha zimbabazi, yari kuba azihanaguye, kubabwira none ngo bamurekure agende imbere y'Abayuda, yari kuba ahanaguye amategeko yande ya Mose. Muri ibyo byose bari bamutegeyeho ntiyabasubiza na kimwe. Yubura amaso arabwira ati turi kumwe 100% mu kumutera amabuye, ariko ndaza gusaba umuntu utarakoze icyaha aba ari umubanzi buye. Ubwo baraho abafarisayo, baraho abasadukayo, baraho abaturage basanzwe, ngo buri wese ajya gufata ibuye agahita abona ibyaha biramureze agaca. Ngo kugeza ubwo Yesu yasigaye ahagararanye na wa mugore bonyine, kandi Yesu yari yabahaye akanya ngo areba hasi, yandika hasi kugira ngo aze kubura amaso bagiye. Kandi mu kuntu bagiye nta n'umuntu wabashije kugenda yewe, ngo buri wese yagenza ku mugongo, avuga ati ntabwo arongera guhagarara aho ntande. Ngo buri wese agenda yewe, agenza umugongo kugeza igihe abantu bashiriye aho ngaho. Yesu rero nibwo yahagurutse abaza umugore ati abantu barahabagiye, ati nanjye sinzi uko bagiye. Ngo umugore nawe yumvaga ari uko bapfa, yarahumurizaga agira ngo ibuye rimugezeho, naho abantu baragiye. Yabona unyeganyeza akagira ngo agiye kuzana ibuye, naho aragiye. Kugeza abantu bashize aho ngaho, bari bamuteze umutego rero ngo barebe. Arangije nawe abasubizaho ikibazo kibera. Ubutumwa nubwo amategeko bayazi, bakaba bamaranye Bibiliya igihe, imizingo bayifite, ariko nta mpinduka yigeze boneka muri. Iyo ni ari inyigisho ya Yesu buri gihe. Ubutumwa bugomba kuzana impinduka. Hehe impinduka yaba hehe? Iyo usomye ibyanditswe byera ubona impinduka ya mbere ikwiye kuba mu myumvire. Bisaba ko dukwiye guhindura imyumvire. Uyu muryango irembo mureba no gufata ikindi cyerekezo cy'imyumvire. Umuntu akaba yarafite imyumvire migari, umuntu akaba yarafite imyumvire isa n'iya benshi, umuntu akaba yarafite imyumvire ya rusange, akava muri rusange agafata umwanzuro. Haleluya. Amen. Agafata umwanzuro wo kwinjira mu ibirere.
bibanza ahangaha. Niyo mpamvu uzasanga Pawulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo kwizera kuzanwa no kumva. Iyo imyumvire itaraza ntabwo ushobora kwizera, bibanza gukemukira ahangaha mu myumvire. Niyo mpamvu uzasanga dufite n'umurokore hano ariko afite indi myumvire. Mwana aganira uvuga utakwinjira isi icyaha atari ko mwabayeho ngo mu kibazo cyarapfiriye he. Nimuhora mwicaranya hasi, indirimbo zirimbwa hasi ntatumva, abigisha banyura hasi ntabumva, ariko ikibazo cyabaye he. Mu gihe imyumvire itarahinduka ntabwo byakora. Niba Yesu abwiye Petero ati genda hejuru y'inyanja, imyumvire ya Petero ikaba itarabifata, ntari bugende, aragwa mu mazi byanze bikunze. Kibanza gucamukira mu myumvire. Ubu umuntu urimo uresha ibyaha, umuntu urimo uhagarara neza mu gakiza, icyakoretse muri we cyane imyumvire yarahindutse. Nta kiri muri ya myumvire. Si uko ayobewe ko ari umukobwa, si uko ayobewe ko yapfakaye, si uko ayobewe ko akennye, si uko ayobewe ko hari ibyo akeneye, ariko imyumvire yaramubwiye ngo nabikenera hari icyerekezo mbikuramo. Aleluya. Habanza gukira imyumvire. Iyo utaremera ko imyumvire yawe ihinduka, bizakomeza bikugora, uzaguma mu irembo rigari. Bisaba ko umuntu abanza guhinduka mu myumvire. Icyo cyatumye Pawulo yandikira Abafilipi mu bice 3 uhereye ku murongo wa 7 ukagera kwa 11, abanza kubabwira ibintu yari afite byo kwirata. Abwira ukuntu yari umuheburayo, ukuntu yigiye kubera ibya Gamalieli, aravuga ukuntu ari uwo mu muryango wa Benyamini. Arangije aravuga ati ariko ibyarindamu yanjye byose narabanje mpindura imyumvire mbigira iki igihombo, mbitekereza ko ari numva byakemukiye hehe. Si mu bitekerezo se, byakemukiye mu myumvire. Aracyari umuyuda, aracyahindutse, aracyari umuheburayo, aracyahindutse, si uwo mu muryango wa Benyamini se. Ariko imyumvire yagize iti, amashuri se diporome bayiciye ntiyigiye ku birenge bya Gamalieli, na diporome iracyahari, ariko imyumvire ye sawa yatambutse ibyo yageze ahandi. Iyo bitarakemuka mu myumvire twavuga kiba cyatureba, ariko nta hantu byazagera. Birasaba ko abantu bahinduka mu myumvire. Hari uko abantu babyumva, hari n'abantu ndetse muri iki gihe hariho inyigisho n'amadini avuga ati dusenga, ntibasenga burya si ukuse bahimbaza. Noneho akagenda yiga iby'inyuma ariko atazi ibanga ryacu aho riri. Ibanga ni uko imyumvire yahindutse, ntabwo ibanga ari uko woje gutema ihagarara aha, ntabwo ibanga ari uko hatangira korali ihimbaza Imana, hakaza gukurikiraho kwakira abashyitsi, hakaza isaha. Ibanga riri, ibanga si uko tuza hano ku wa gatatu, ntabwo ibanga ari uko tujya mu butayu. Gusa uvuga uti ngiye mu butayu, umuntu nawe ataranahinduka ati ndaguherekeza, ati tujyane. Kujya mu butayu utarahindura imyumvire ntacyo byakumaze. Ndagenda nkure y'ibyanjye nawe ugaruka uko wagiye, kuko ikibazo cyazanye Yesu si ubutayu ni imyumvire. Kandi hari aho bigeze bihisha Yuda, aho basengeye Yuda ntiyabaga hari se, ariko imyumvire ya Yuda ntiyari yaragize, ntabwo yari yarahindutse. Aleluya, aleluya. Turimo turajyana, turacyavuga kuri rya rembo ritoya bitangirira mu myumvire yanjye. Ngomba kubanza ngahinduka mu myumvire. Dawidi muri Zaburi ya 51 nawe yabwiye Imana ngo dushaka ukuri ko mu mutima, ngo mu mutima hatagaragara. Ya myumvire rero itangira kuza mu myifurize y'umuntu. Iyo mu mutwe mu myumvire byahindutse, n'imyifurize yawe nayo itangira kujyana n'uko imitekerereze yawe ugize gute imeze. Iyo utahindutse mu myumvire, n'umutima wawe ukomeza wifuza ya myumvire yawe. Dawidi aravuga ngo dushaka ukuri ko mu mutima ngo hatagaragara. Aho niho ushaka kumenyesha ubwenge. None nanjye naho ushaka kuguha, aravuga ngo ndabizi ko ukundi, ngo iyo ushaka ibitambo mba mbiguhaye. Aravuga ati ibintu byose wanyeneraho ndabifite,
ariko namaze kumenya ko ushaka ukuri kwawe kwa mu mutima. Imyumvire yari imaze guhinduka, yageze ahantu kure. Iyo byageze aho ngaho rero n'ingeso nazo zitangira guhinduka. Muribuka Yesaya mu bice 6 yaramaze igihe kirekire hano, nuko uhereye mu gice cya mbere ukagera mu cya 5 harimo ubuhanuzi kandi busobanutse bwiza, ariko ageze mu gice cya 5 ariko yari amaze guhinduka neza. Imana imwihishuriye, imweretse kwera kwayo, aravuga ngo ngushije ishyaka. Burya ndi umunyaminwa yanduye nukumeze, ariko ngo marayika amaze kumukoza byakara ku muntu. Yesaya amaze guhinduka n'imyumvire ye yuko yumvaga Imana yabihinduka. Imana iravuga ngo ninde twatuma, ninde watugendera? Aravuga ati genda hano Yesaya. Ubu noneho nagenda gakora. Imyumvire yo yahindutse, imikorere y'umuntu uko ugenda uhinduka mu mitekerereze, bikaza guhindura n'imyifurize. Imikorere igira gute? Ahinduka. Niyo mpamvu tuvuga ngo agakiza kageraho kagatunguka n'inyuma. Ntabwo ushobora kugira agakiza kaba mu mutima imbere gusa, byanze bikunze iyo wahindutse mu myumvire n'ibyo ukora nabyo bijyana n'uko imyumvire yawe yahindutse. Ntabwo iyo Bibiliya bitubwira ngo kwera imbuto, ngo gukora imirimo myiza, ngo kugira ngo ubundi iyo umuntu yahindutse mu myumvire, ibi nta bibwiriza ahora yumva ari icyifuzo cye cya buri munsi. Ntabwo muzi ba Petero ubwo babahagarikaga, byakozwe n'intumwa 4, bababwira ati murekeraho, turabadohoreye, twari twabafunze, ariko murekeraho ntuzongere kuvuga nk'iryo zina, turadohoye mutahe. Barababwiye batumva rero icyo dute tugitangariza hano ntituzana gipfa. Ibintu biturimo ntibitwemerera kugira gute kwiyumanganya cyangwa ngo ducece. Murumva iyo byamaze gukoreka muri wo, ubu buntu bwakwinjiye, wakwiyumanganya ute? Kutangiruka ukajya ukora ibintu abantu bakibaza ati ariko uriya aratekereza, ariko burya nuko imitekerereze yahindutse, ahubwo aratekereza bijyanye n'aho imyumvire yigeze. Niyo mpamvu uzasanga mu Baheburayo haduhinge hakavuga ngo Aburahamu yigeze yubaka kandi Kanani yose yari imbere ye, ngo yabaye mu ihema riraga n'abana, ngo kuko yari yarahishuri umudugudu Imana yubatse kawe. Imyumvire iramubwira iti ntiwitinda kuri ibi. Iko imyumvire yari yaramubwiye ngo bigera ku rwego Mose nawe ngo yarebye ubutunzi Abanyegiputa babitse bwose. Farawo amubwira ati ubu ngubu Abafarawo turimo turasaza, ubwo uri uwo mu muryango nawe birashoboka wayobora. Ariko ngo Mose arabara ubutunzi bwa Egiputa, kandi ubwa Egiputa icyo gihe nibwo bwari bukomeye kuruta ubw'isi yose. Ngo arabara, aravuga atoya nemeye kujya kurenganirwa n'ubwoko bw'Imana, ajya kuragira kwa sebukwe. Ariko ngo ashaka nicyo yatumbira ngo wari umurage w'ubwoko. Imyumvire yarahindutse, ntiwamugoraguza ngo byeme, kuko imyumvire yahindutse. Nuba n'umuntu yarahindura imyumvire, ntuzagire ubwoba ngo ibihe birimo birahinduka, ngo tugeze mu bihe bya hanyuma. Hari umuntu wigeze kumbaza igihe kimwe, ariko ibi bihe Imana izaba yaradutwaye cyane. Ndamubwira nti twaba twaragiye, impamvu yaturekeramo cyangwa yatujyana nuko ibona ntacyo byadutwara. Ntuzagire ubwoba ngo yakunyuje mu bigeragezo birenze, buriya impamvu yarabanje iragerageza irareba. Yibona warahinduye imyumvire, nubwo ibigeragezo byose byari muri wawe watambukana ya myumvire. Niyo byatumye itagira ubwoba bwayo. Ntabwo ati imyumvire ya Yobu, watunze inka zingana gutya, agatunga ingamiya zingana gutya, akajya yiyeza ibyaha bye n'iby'abana, ngo akeka ntabwo byabaga by'abana, wagaceka ataba abana ko bagiye mu munsi mukuru, ubu bahavuye amahoro, ngo agahita atanga igitambo akavuga ati Imana ubababarire ibigambo bavugiye mu munsi. Ntabwo nari mpari, ariko ndakeka Imana ngo imaze kumugirira icyizere ibibonye, iravuga ati nubwo Satani abisabye nabi ibyaha, imyumvire ya Yobu yagize yarahindutse. Iyo wahindutse mu myumvire
ntabwo bifite bwo kuba waca mu bigeragezo, si n'ubukene bifite bwo kugusubiza nta nubwo, ariko ibivuga biti niheshereze icyubahiro muri uyu wahinduye imyumvire. Niko abaririmbyi baturirimba, wari igihe itinda ngo agira ngo irebe umwanya nyawo wo kwihesha icyubahiro, igasanga umwanya wo kwihesha icyubahiro ari uko ubanza ukagera mu itanura y'iki, igasanga icyubahiro kiri mu itanura kuruta kugukiriza ibwami, igasanga icyubahiro kiri mu rwobo rw'intare kuruta kubikemura utarajyayo. Kandi ubu yatajya mu ntare nta nubwo tuba twirirwa tubivuga, ubu Daniyeli yatajyamo, ariko dutangira tukanabiryoshya inkuru yose uko yatangiye, turi mu kantu kamwe gusa kavuga yuko zitamuye, ariko inkuru tuyihera kure. Burya rero bigaca hariya ubu nta kintu biba bitumariye, ariko kuba yaragiye Imana ishimwe n'ibyo bitwubatse muri iki gihe. Ubu se ntare z'iki gihe tuba tuzitinyuka dute? Daniyeli atarabanje kuzica, hari niba n'icyubahiro izakibona ari uko wageze mu menyo yawe, wararanye nazo, baje kuhakwikurira mu gitondo, bikemezwa n'ubwami, ukemezwa n'abadakijijwe, bakaba aribo bahamya ko waraye. Naho Daniyeli atubwira ati rero Imana buriya ibintu byose n'ibikora bikoze mu ibanga, buriya njye nararanye n'intara, abavuga n'abagende baraharara, n'abagende muri pariki bahararase, ariko buriya kuko yageze niho icyubahiro kirimo kigaragara, ariko impamvu Imana yamuretse akajyamo nuko yari yarahinduye imyumvire. Bipfira ku irembo, ndacyakwifuriza kunyura mu irembo rigize bipfira ku irembo, byangirikira ku irembo. Abantu bamwe baragenda ingendo ndende bararushye kandi barahushije irembo, arimo arabikemuza ibiryo bidakemuka. Umuntu ugasanga yabikemuje amafaranga, yabikemuje ubwitange, yabikemuje amatangazo, nyamara bikemukira ku irembo. Iyo ubikemurira ku irembo byari kuba byose, ubikemura kwitwa bishopu kapote, reka da, ntabwo bikemukira mu izina, bikemukira ku irembo, bikemukira ku irembo. Ubu byarakemutse mbere bigakemukira mu regional, bikemukira ku irembo. Iyo bipfiriye ku irembo ntibikemukira mu regional, bikemukira ku irembo. Hariya ahubwo byageze aho ngaho gusubira ku irembo biravu, uza kugira ngo uve muri regiyo, uve mu gapote usubire ku irembo, biragoye cyane. Wageze aho bose babireba, ubwo rero nugaruka gukomanga bose barabagira bakubona, ahubwo dore ko se asubira inyuma y'urugo agiye ate, biba byagoranye. Ahubwo ibyiza rero nuko wagaruka ku irembo. Tugiye gusenga, ariko tugana mu gusenga ndagira ngo mwibutse ko irembo utaza kurishakira kure ngo uza kubaza wenda Pastor Emmanuel bari kurangira, nta handi irembo ni Kristo Umwami. Kandi iryo rembo riri ku mutima wawe, aravuga ati dore ndi ku rugi ndakomanga rw'umutima, niwumva ijwi ryanjye ugafata icyemezo, zinjira iwawe tugire dusangire. Ni ugutanga umutima wose, ukemera kurekura za kamere zawe, ugafata icyemezo. Iyo dusomye Abakorinto ba mbere 3 bari ku murongo wa mbere kugera ku wa 3, atubwira ko abakristo baba hari babi bose zanzire byenande. Pawulo abandikira ababwira ati mvugana namwe, ntabwo nabashije kuvugana namwe nkuvugana nabo mwuka, ati nagize ikibazo mvugana namwe nkuvugana n'abakamere, ati kuko nabagenzuye mbona muri impinja, muri abo kuramizwa amata n'imboga, ati kuko ati kandi si icyo gihe gusa, ati n'ubu ntimurabasha kurya ibyo kurya bikomeye. Yerekana ko mu Bakorinto hari n'abakristo ba kamere n'abakristo b'iki b'umwuka, ubwo zinizanzire ebyiri kandi zongera zikagaruka. Umuntu rero kugira ngo yinjire neza abe mu nzira ifunganye, biramusaba gufata icyemezo. Kamere zikugora urazigize, agakiza n'ubuntu ntabwo yagushinze kubyikiza. Niko wa muririmbyi yaririmbye, aravuga ngo sinabasha kugira ngo
sinabasha kwikiza 90 ndamushakaho ubuntu. Aravuga ati dore ahubwo nje nta n'umwenda urananyambika. Urumva agakiza atari ubuntu. Aravuga ati dore nziyaho ndetse tegereza kubwira umuntu kukugirira neza ukanajya kumushaka wambaye ubusa. Aravuga ati rero urananyambika n'imyenda ntayo nzanye. Ntabwo birimo bisaba ko hari ikintu utanga, ariko biragusaba kubyemera ukemera ukunda. Kamere zakunaniye ugire ibyifuzo urimo dusengera bikomeye, ariko nyamara bipfira kwireba. Yawe ukwiye kubanza guca muri cyo kwireba. Sinabasha kwikiza ndagushakaho ubuntu nyuhagire. Mutabazi dore ndapfuye nego we yari yamaze kumenya ko yinjiye mu rupfu. Iherezo ry'iyo nzira ngari ngo niri n'urupfu, ngo mu gihe rifunganye iherezo ryayo ari ubugingo buhora, bwa bugingo bwatuzanye, bwa bugingo dushaka. Igisubizo kiri kwireba, kiracyamukira mwireba. Irindi tangazo mfite ntasoza nk'ababwiye nuko yavuze ngo abinjiye mu iryo rembo bakinjira neza, ngo nta n'ubasha kubavugurura. Iyo winjiye ukarihamya neza ngo ahora gucungiyemo umutekano w'iryo rembo ucungwa n'abaho. Haleluya. N'abaho bawicungira. Ntabwo ikirura gishobora gupfa kuza mu irembo uko kibonye. Urumva rero burya ryarembo nubwo ririmo benshi ariko ririmo umutekano muke. Burya ririmo benshi ntirigoye ariko nubwo aho rijya rinahari n'umutekano wo muri ryo nawo ntawo. Hari rero umuntu atureba akagira ngo turapfuye, ariko Pawulo yigeze avuga igihe kimwe aravuga ngo turapfa umunsi ukagira gute, ngo nyamara nta nubwo dupfa. Ngo hari igihe bagira ngo birarangiye, ariko ngo n'abatunzi ariko tugize gute, ngo dutungishije benshi. Umunsi umwe nibwo yabwiraga abafilipi arababwira ati ubugewe nzi guhaga nzi no gusonza. Aravuga ati kandi muri ibyo byose rwose ntimugire ngo mbandikiye ibaruwa mu rwego rwo gusaba. Arababwira ati jyewe nshobozwa byose na Kristo tugira gute n'imbaraga. Reka duhindira ne gusoma ibindi tugiye gusenga. Mugire umwete wo kunyura mu irembo, uko inzira irahari n'ingano abayinyuramo ni benshi. Amakorasi arimo ahagije, inyigisho zirahari nyinshi. Igiheburayo n'ikigiriki biravugirwa muri iyo nzira, birimo byinshi. Indimi barazigana, amasengesho arasengerwa muri iyo nzira ni menshi, ariko hari irindi rero. Umwami wacu arimo atubwira ngo tugire umwete. Mu zindi ndimi ko baravuga ngo muhataniye, baravuga ngo nuguhatana. Iryo jambo Pawulo yararikoresheje nanone atuma habaro. Aravuga ati ndamutumye atarwanira ibyanjye. Burya turarwana kugira ngo twinjire mu iryo rero. Turahatana. Umuntu agomba guhatana kugira ngo anyure mu iryo rero. Ibyo uhatana nabyo rero ni byo urimo gukanda. Ubika amaso yawe ugiye gusenga. Ntabwo guhatana ari intambara y'umubiri. Nta nubwo ari mwene suzize. Nta nubwo uzize ko wenda uri umukobwa umaze igihe. Nta nubwo uzize ko uri umupfakazi. Uzize nuko imyumvire yawe irimo ishaka gutinda hahandi mu irembo rigari. Nuhindura imyumvire birakorohera. Intambara ntibikiri yawe. Niko Pawulo yavuze imyumvire imaze guhinduka. Ubwa mbere rero mwifuza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere, ariko imyumvire imaze guhinduka aravuga ngo sijya ukiriho, ni Kristo uriho muri iki. Intambara ntikiri ya Pawulo, yabaye ya Kristo kuko yinjiye mu irembo rifunganye. Intambara ya Pawulo ibera inyuma y'irembo, ariko bimaze kurihitamo warwanye neza ukinjira muri funganye, intambara ntibikiri yawe kuko si wowe ubukiriho. Imana itugirire neza. Ndifuza ko dusenga, kandi ikintu tugiye gusengera ni iki. Ijambo ryadusabye ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Birashoboka uganiriye n'umutima wawe, uracyabona intambara ikomeye iri kurwanya ikubuza kwinjira mu irembo.
baracyakurasira hafi y'irembo, hari n'ibyakurashe bimaze igihe bigukomerekeje, hari imyanda umaze igihe wihangana, ariko uyu munsi Imana igufiteho umugambi mwiza wo kugira ngo uyu munsi winginge Yesu umubwize ukuri, umubwire uti nanjye ndashaka kuba mu iryo rembo, ndashaka kuba muri iyo nzira, ndashaka kuba muri iyo nzira. Ntabwo bikwiye kuba muri uru rusengero wumvise aya magambo utari mu iyo nzira, kandi Imana yatumyeho ubu butumwa kugira ngo umuntu wese ajye muri iyo nzira. Birashoboka ko hanatangiye neza, unarwana neza, ariko uyu munsi umutima urimo urarehareha, ndetse bimaze kukugeraho byagutesheje inzira. Muririmbyi we yavuze neza ngo mu gihe hagize icyazi kikandesha inzira yawe, uzaze uca uwo mugozi uzamugosha umutima. Aravuga ngo nezezwa no kubohorwa kugira ngo ubone uko mukora. Ese uyu mwanya nawe wumva unejejwe no kubohorwa kugira ngo ube muri iyi nzira neza? Niba wumva se ufite iki cyifuzo cy'uko umwami yatubohora, tutiriwe tubyita irindi zina, ko nawe waba muri iyi nzira ukayishikamamo, ukayitindamo, nubwo ibiyidukuramo bigwiriye. Niba ufite icyo cyifuzo, warambuye ikiganza cyawe tugasenga, tutiriwe tujya muri byinshi. Urahari, Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha barambuye, Imana ibaha umugisha. Abumva dusangiye icyo cyifuzo mwese muhaguruke, murabizi iminota yanyu bari mikeya, muhaguruke twinginge Imana ngo turashaka kuba mu iri rembo, turashaka kuba mu iyi nzira ubutayisohokamo, turashaka kurindirwa mu iyi nzira, nubwo ibiyidukuramo bigwiriye, turi imbaraga tube muri iyi nzira. Haguruka mu mwanya wawe, tugiye gusenga Imana. Yesu abaho umugisha, Yesu abaho umugisha. Mwese abahagurutse, Imana ibiteho, yumva ibyifuzo byanyu, bikugarure muri iyo nzira, bigarure ibirenge byawe muri iyo nzira. Ijambo ry'Imana umuhimbyi wa Zaburi baravuga ngo nari ngiye kunyerera ngo biba byararangiye, ngo ariko agize amahirwe ngo abona amushyize ku rutare, ngo ibirenge bye birongera birakomera. Wakwinginze Yesu akagushyira ku rutare, ibirenge byawe bigakomera. Nimuragenda hanyerera, nimuragenda hanyerera, nubwo ukomeza kwicara ntutabaze umwami, ariko nyamara nimuragenda hanyerera. Mushiki wanjye mwene data, kuki wakomeza kugenda hanyerera kandi umwami ushobora gufata ibirenge byawe akabishinga ku rutare ari muri biterane? Haguruka dusenge. Imana ibahe umugisha. Reka nsabe n'ubundi abakozi b'Imana bahaguruke, hanyuma Pasiteri Emmanuel n'ubundi atuyobore mu gusenga. Mwami turagushima ko amagambo yawe ari mazima, kandi ijambo ryawe riba ritugira inama. Kuva kera kugeza none uko wabigenza, wagiye ushyira inzira ebyiri imbere y'umuntu, warangiza umurimo wawe no kumusobanurira iby'izo nzira, ukamubwira inzira uko zitwa n'amazina yazo, ukanamubwira iherezo rya buri nzira yose. Ubwo twebwe tumaze kumva aya magambo, tumenye ko hari inzira ebyiri. Izo nzira kandi hari inzira ijyamo abantu benshi n'inzira inyuramo abantu bake, ariko abantu bahagurutse hano ni abavuze ngo barashaka kuba mu irembo rifunganye. Nubwo hari ibibazo n'ingorane, ariko barifuza guca mu nzira yadutegekewe ari yo Kristo. Urebye abavuga ngo nta nzira tuzabona ngo ntayiriho, ngo keretse ya Yesu umusaraba we, ngo ni ukuri inzira ijya mu ijuru y'umusaraba. Mana, icyemezo abantu bafashe kirakomeye, biyemeje guhindura inzira n'icyerekezo, bagiye mu wundi muhanda. Nubwo bazahuriramo n'ingorane, ariko twamenye ngo yuko umuntu urimo ubasha kumutabara, ngo nta mwanzi wamukura mu kuboko. Mana, turabasengeye, ntabwo babikoze bifotoza, babikoze bafite ikintu baziranyeho nawe mu mutima. Izo nzira ziri mu mitima yacu. Mana, zavuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izaba ari inzira yo kwera. Ngo uwanduye umutima ntabwo azabasha kuyimenya, izaba iya ba bandi. Umuntu urahita amenya aho ahagaze, umutima w'umuntu ubasha kuyisoma, ugasoma ibyapa byo mu rugendo. Tugushimiye icyemezo wafashe, kandi ubaha imbaraga nubwo bikomeye. Pawulo yatubwiye ngo ashoboka byose na Kristo umuha imbaraga. Urakoze kubw'imbaraga utanze, n'imbabazi utanze, na wa mwambaro mwiza ujya abana bagarutse mu nzira. Twumvise wa mwana agarutse mu rugo, wamwambitse umwambaro mwiza, mubagira ikimasa cyiza, umukorera umunsi mukuru kuko yari yarapfuye, baragarutse. Tugushimiye icyemezo wafashe n'umugambi ukomeye.
tugushimira n'umwuka wera uzabashoboza kwishyira mu bikorwa. Urakoze Mana, ni mu izina rya Yesu turi kubikora mwami wacu, amen.